Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe. Uyu munsi reka turebere hamwe akamaro k'amakara cyangwa se activated charcoal ku buzima bwacu. Amakara arazwi cyane mu butabazi bw'ibanze cyangwa se mu gihe byihutirwa. Urugero, nk'umuntu bashobora kuba bamuroze cyangwa se nanone afashe imiti myinshi. Aya makara uburyo akora uburozi buba buri mu mara cyangwa se mu gifu, aragenda agahita abukurura bukaza bukayafataho, noneho agatuma ubwo burozi butinjira mu maraso. Muri ubwo buryo akoramo, reka turebere hamwe akamaro kayo gatandukanye. Aya makara nk'uko twari tumaze kubivuga akura uburozi mu mubiri. Amakara yatunganijwe cyangwa se ari activated ni intwaro ikomeye mu gukura uburozi mu mubiri. Aya akamura uburozi maze bukaza bukayafataho, noneho umuntu yajya kwituma bugasohoka. Aho ngaho twavugamo hari nk'iyi miti dushaka kuvuga nka za aspirin cyangwa se n'izindi zitwa sedatives, hari pesticides na herbicides, iyi miti yica udukoko n'indi dutera ku bihingwa. Iyo miti yose mu by'ukuri ikoreshejwe mu kigero kirengeje ni uburozi. Ariko nanone yaba se amafumbire dukoresha, amafumbire mvaruganda, yaba n'iyi miti nyine dukunze gutera ku bihingwa, hari amakemikozi ibihingwa bivoma mu butaka buba bwashyizwemo ayo mafumbire, birumvikana. Rero iyo tubiriye ubu burozi bugenda bujya mu mubiri, rero bushobora kugira ingaruka nyinshi zitandukanye harimo nk'amakanseri n'ibindi. Rero iyo umuntu akoresha amakara, wenda nk'umuntu mukuru akajya afata ikiyiko kimwe kugeza kuri 2 cyangwa se ugafata ibiyiko 2 ukabishyira mu gakombe kariya k'inusu, ibyo ngibyo biragenda bigakamura bwa burozi buba bwavuye muri aya mafumbire mvaruganda ndetse n'iyi miti yica udukoko. Ariko nanone ushobora kurya ibyo kurya birimo uburozi cyangwa se ukarogwa uburozi busanzwe. Uvuga ngo icyo gihe ukoresheje amakara mu buryo bwihuse bitaratinda, uburozi butaratangira kugera mu maraso cyane, uvuga ngo aya makara aragenda agakamura ubwo burozi, bigatuma umuntu mushobora kumugeza kwa muganga bwa burozi butaragera kure. Ikindi, abantu bakunda kugugarirwa cyangwa se kubyimba no kugira impagarara mu nda, this is for you guys. Aya makara aragufasha kurwanya ibyo mu kanya nk'ako guhumbya. Hari ukuntu umuntu aba yariye nabi, yaryagaguye, noneho akagira ikibazo cyo gutumba inda cyangwa se kugugara mu nda. Rero ni byiza iyo umuntu akoresheje amakara, ibi bintu byose bihita bigenda mu kanya nk'ako guhumbya. Amakara ni igitangaza mu gutuma ugira uruhu rukeye, cyane cyane iyo uyafashe ukayagira icyondo, noneho ukagenda uyashyira ku ruhu rwawe. Amakara yifitemo ubushobozi bwo gukurura imyanda ibiri mu ruhu, noneho uruhu rugasigara rukeye. Ntabwo amakara akora nk'umuti ngo nunywa menshi arakwica, oya, ntabwo ari uko nguko bimeze ngo nugira doze nyinshi arakwica. Byumvikane ko ashobora kutubera nk'ibiryo, uko ushatse gutunganya umubiri wawe ushobora kuyakoresha. Nuvuga ngo ushaka kuyakoresha umunsi ukayakoresha ejo, mbese mu gihe kitari gitoya. Nta kuvuga ngo hari uburozi aba ari busigaye mu mubiri, ahubwo yo afite imbaraga zo gukura uburozi mu mubiri. Amakara ni umufasha ukomeye cyane ku mwijima wawe, kuko awufasha mu gukura uburozi mu mubiri, bigatuma nawo uruhuka. Ubwo burozi buba buri mu rwungano ngogozi nk'uko twabibonye. Amakara ntashobora gutuma bwinjira mu maraso. Mu gihe wagiye ahantu ukarya ibiryo utizeye, nyarukira mu rugo ufate ku makara. Abantu bakabije mu kuremereza umwijima wabo, urugero nk'abanywi b'inzoga, abantu bakunda kurya ibiryo byakorewe mu nganda, cyangwa se abarwayi babana na virusi itera sida, kimwe n'undi wese unywa imiti myinshi, ntukabure amakara iwawe, kuko uburozi buva muri ibyo kurwamo n'amakara. Nuvuga ngo nubwo wenda imiti yo kwa muganga idufasha, ariko niyo hari uburozi isiga mu mubiri. Rero iyo umuntu akoresha amakara, bituma umwijima woroherwa no gukura ubwo burozi mu mubiri, cyane ko n'amakara aba yakuye ubwo burozi mu mubiri, bituma umwijima ugira akazi gakeya, noneho ukamara igihe umeze neza. Nuvuga ngo mu kugira ngo umuntu agire umwijima muzima, akeneye gukoresha amakara. Aya makara atunganya umwijima akawurinda, bigatuma ukomeza kugira ubuzima bwiza. Indi mpamvu ikomeye yo gutunga amakara iwawe ni impiswi. Impiswi ni icyago cyane ku bana. Hari igihe uba ufite umwana nijoro ukabona ahise yatakwa na diyare. Rero iyo ufashe amakara ukayavanga kwa kundi twavuze, ibyo biragufasha rwose, umwana wawe ahita akira. Si ibyo gusa, n'abakuru biratangaje. Murabizi ukuntu diyare ari mbi, iyo yaguteye gutunguye biba bisaba ko uba ufite amakara, kuko aragutabara. Kandi icyiza, amakara arizewe ku buziranenge, ntukayabura iwawe utazaterwa utiteguye. Ku bantu wenda baba bafite impungenge z'aho bayagura bakabona ameze nabi, ndagira ngo mbamenyeshe ko kwa muganga aya makara tuba tuyafite, nk'uko mubibona ahangaha, kugeza ku rwego rw'ibigo nderabuzima rwose aya makara aba ahari. Rero mu gihe wumva ushaka gukura uburozi mu mubiri, ukaba wumva ufite impagarara mu gifu, ufite impagarara mu mara, simbukira kwa muganga, aya makara arahari. Ikindi twakongeraho, aya makara ntago ari byiza ko abantu bataye ubwenge, ntabwo nyine baba bemerewe gukoresha amakara. Umuntu nyine watakaje ubwenge, umuntu nyine udashobora kurya ibiryo binyuze mu kanwa, ntago ari byiza gukoresha aya makara, keretse nanone bayanyujije muri sonde. Ariko urumva ibyo ngibyo bikorerwa kwa muganga, ntago wabikorera mu rugo. Ibyo abantu nk'abo ntago baba bemerewe gukoresha amakara. Ikindi, ku bantu bafite
ufite constipation nanone ko uko akamura ubwo burozi mu mubiri niko nanone ashobora kugutera ka constipation. Urumva rero uramutse urwaye constipation cyangwa se impatwe ntabwo ari byiza kuyakoresha, cyangwa se uri no kuva nabyo ntabwo ari byiza kuyakoresha. Noneho ku bantu baba barozwe ni byiza ko nyine uyakoresha kare, byibura mu isaha imwe bitarenze amasaha ane nyuma yo kurogwa. Navuga ngo uko ugenda utinda bituma ya makara atakaza imbaraga zayo. Navuga ngo umaze igihe kirekire bakuroze, ibyiza ni uguhita ujya kwa muganga, kuko nyine iyo hashize igihe biba byamaze gupfa.